ebye imiyoborere abayobora abayoborwa amarira y'abarira n'atarira mwari mumbwiye ko politike cyangwa se icyo cyerekezo cya politike ari gishyirwaho n'abaturage none abo baza kuba barira n'abatarira abarira ntago baba baragize uruhare mu gushyira icyo cyerekezo cya politike abatarira bo kuki batarira hakaboneka barira n'abatarira mwabibonye muti nibyo nkubwira ntawe utarira politike iyo ntabwo ntirira politike rero ni kwa kundi guhuza ibitekerezo nk'ibyo no kubwira abantu kwigisha abantu kumenya icyo bavuga aho bakivugira ingaruka zacyo kwigisha abantu kumenya icyo bakora aho bagikorera ingaruka zacyo kumenya abantu icyo barya aho barira n'ingaruka zacyo ibintu byose ibintu bibera mu gihugu cyose ukabiha umurongo nkagenda rero uriya mugore rero yewe ikintu ntarumva kugeza kuri uyu munota kimwe n'abandi bose uyu ni umuntu w'umugore wiberaga ahantu i Burayi niko bambwiye afite umugabo afite abana afite urugo araruretse rero ngo ararutaye aje mu Rwanda kwiyamamaza kuba perezida w'igihugu iyo ibyo n'uburenganzira kuri iyo mvuga n'uburenganzira bwe ariko niba bigeze gutyo agomba kwerekana icyo anenga uriho ntabwo abafite abantu benshi bamwibonamo kubera ibitekerezo bye yego ntabwo afite abantu ntabwo ubushakashatsi yakoze ngo abone igituma buri munsi akora ibintu bakamufunga nuko aba yisha byose ni itegeko kuko politike igenda ku itegeko itegeko riravuga iki itegeko ryo mu Rwanda ntabwo ari ryo tegeko ryo muri Amerika ntabwo ari ryo tegeko ryo muri Iran ntabwo ari ryo tegeko ryo muri Amerika ntabwo ari ryo tegeko ry'i Burundi yego itegeko ryo mu Rwanda riravuga kimwe bibiri bitatu ugomba kubimenya kuko no mu mategeko baravuga ngo the ignorance of the law yego uko butazi itegeko icyo rivuga bivuze ko ntabwo bivuga ko ritagufunga ntabwo bavuga ngo baragufunga ntabwo rero buriya nuko wenda wagira ngo ndashinyaguye ariko uriya mugore arifunga nta muntu umufunga Ingabire arifunga niwe wifunga akifungisha nibo mugomba kubwira wowe mbere yo kujya muri politike y'u Rwanda n'abanyarwanda mbere yuko wumva demokarasi ntabwo demokarasi yo muri Amerika ariyo demokarasi ya hano demokarasi yo muri Amerika igenda ku mico y'abanyamerika demokarasi y'abashinwa igenda ku mico y'abashinwa n'abamuhora iki nuko bamuhora iki ntacyo mbere yari afite hariya ejo bunaciyeyo ngiye kureba ababyara banyariye ahantu hari hoteli heze yagiye hehe niba ari twaganye ngo niba ari nkareba umugabo wabaga aho ngateri yarafunzwe ushaka kumufunga ushaka kumufungura nibyo nabyo ari nacyo nsorezaho ntabwo bari uriya aba yafunzwe n'umuntu wari we wese kandi uwamufunze si umufungura yafunzwe n'itegeko atakurikije yafunzwe na politiki atamenya uko akina uko yari gukina politiki ntabwo yamenye uko bayikina ahubwo iyo yamukinnye ngo hari abantu bagira ngo barakina politiki ahubwo bo iri kubakina Scovi usanzwe wera abanyamakuru abantu benshi bataramwumvise neza kubera imvugo yakoresheje avugira abanyamakuru bari bafunzwe akoresha imvugo abantu benshi batagize nabonye abantu benshi nubwo nari impuza ariko ari byo narabonaga mbona baba ko yubahutse uko ari ingare bavuze ibintu byinshi bitandukanye ko tukamuhitamo kubera ko ari ntabwo ari kubera ko ari Scovia ni kubera ko abanyamakuru bamugiriye icyizere bakamutora ariko niba hageze akavuga ibyo badashaka nibyo by'ibyo byabamuhoriye hari ahantu ukina politike cyangwa ugakina n'ibi ariko uzi ngo urabikina ari byo biriho gukina byo bigukina nibyo nakubwiraga nimaze kubisobanura ntabwo bigarukaho
ariko nka Scovia ashobora kuvuga ikintu kimwe kuko ni Scovia nyine ni Scovia ntabwo ari Maronga abandi bakavuga bati ariko nta nubwo yize nibyo atari ariko yarengereye umuntu uvuga nanjye hari aho bivuga nagira ngatekereza nkuko kambajije rwose kora ahubwo kuko hari aho nk'ubushize yavuze ati uriya mugore wirirwa ahetse abana ariya nibiki aturi yafunzwe ngo urugo rwa kana karusenywe n'iki ngo n'ubucamanza ngo rushenywe bagafaranga urugo rushenywe n'ubucamanza wabyumva gutyo uyu muntu ntarara. Imyugariro Business Media ni kampani y'ubwubatsi yubaka amazu y'ubwoko bwose aho ibafitiye abakozi b'inzobere aho mufatikanyiriza mu gukora inyigo y'inzu yawe wifuza ndetse bakakugira inama n'uburyo wakubaka inzu nziza kandi bitagutwaye amafaranga menshi. Iyi kampani kandi ibubakira ibisenge by'amazu yanyu ikoresheje imashini kabuhariwe mu gusakara no gufunga imbaho ndetse no kubasakarira amabati neza hehe no guhondesha inyundo. Ikindi kandi ni mutugane tubereka amabati y'ubwoko 24 aho tubafasha kubahitiramo amabati meza ajyanye n'inzu yawe tukabajyana mu ruganda mu rwego rwo kwirinda ya mabati acuye imburagihe aho tubahitira nk'amabati arambana umucyo ndetse byaba ngombwa tukabaha garanti. Babandi mufite amabati yacuye bituma igisenge cy'inzu yanyu kigaragara nabi ntimugire ikibazo ko bafitiye amarangi ajyanye n'amabati ndetse n'amamashini kabuhariwe mu gupuriza amabati yanyu ku buryo inzu yawe isubirana ubwiza ndetse ugahitamo ibara ry'amarangi bitewe n'uburyo wifuza igisenge cy'inzu yawe. Tubakorera inzugi n'amadirishya bya metalike mu bwoko bwose. Kubifuza kugura amazu n'ibibanza ndetse n'abifuza kugurisha mwese muhawe ikaze. Tubestarira kamera z'umutekano ku mazu yanyu naho mukorera na ya matara yirukana ibisambo ndetse n'abandi bavogera inzu yawe nijoro. N'abifuza gukora studio zikora indirimbo z'amajwi ndetse n'abandi bifuza gukora studio z'amateleviziyo ndetse na radio tubakorera ama design y'ama studio ndetse tukabakorera na sound proof ku buryo amajwi ndetse n'amashusho bigaragara neza. Imyugariro Business Media ikorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu Busanza iruhande rwa Centre de Santé kuri etage hari kuri niveau yo hasi ku muryango nimero ya 3. Naho kubari kure mudashobora kuhagera mwamagara kuri 0788 74 cyangwa se 0786158245. Ni mutugane tubasanganiza urugwiro kubakira n'iryo shema ryacu. Reka tubasuhuze tubifurize ishya n'ihirwe bakunda mugakurikirana ibiganiro byacu. Abakoze sabone ni byiza cyane batarayikora mu yikore by'umwihariko kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kuri screen zacu tugiye kuganira na Professor Malonga Pacifique. So bwa mbere tuganiriye kuri iyi televiziyo yacu cyase no muyoboro wacu wa YouTube witwa Baraka TV. Nagari bwa mbere tuganiriye nawe abakunda gukurikira ibiganiro byacu musanzwe mubona. By'umwihariko reka mbanze nshimire ababanye natwe mu rugendo twarimo rw'ibyumweru bigera muri 3 hafi kwezi tudakora. Twiteguraga ubukwe bwagenze neza turabashimiye babigizemwo uruhare mwese. Badusengeye batanze inkunga y'amafaranga n'ubundi buryo bwarwo bwose badushyikiyemo turabashimiye cyane. Mwari mutubaha ikaze twishimiye n'ikaze mwaduhaye mu rugo rwanyu. Yakoze. Ni byiza cyane. Uno munsi rero nifuza ko tuza kuganira ku ngingo zimwe na zimwe abantu benshi badakunda kuvugaho rumwe cyangwa se bagatera amabuye umuntu bitewe nuko bavuze ko yisanzuye cyane bikorwa n'abanyarwanda bagenzi bacu. No munsi nateguye topic igira iti icyerekezo cya politike y'u Rwanda cyangwa se aho politike y'u Rwanda igana byagakwiye kubangamira umunyarwanda cyangwa se hari umunyarwanda utagakwiye kuvuga rumwe n'icyerekezo cya politike y'u Rwanda utagakwiye kuvuga rumwe n'icyo cyerekezo yaba yitwaje iki niyo ngiyo nshaka ko tuganiraho. Ntabwo ari ibintu abantu bose bumva n'ababyumva kimwe ahubwo uri mu rwego rwo gushaka kumenya uko abantu muri rusange batekereza ku bijyanye umugani wawe na politiki. Ntabwo ari politiki y'u Rwanda gusa ahubwo se politiki ni iki? Politiki y'igihugu bivuga iki? Politiki y'igihugu ni kimwe na ijambo politiki ubwaryo. Yego. Ntabwo ari
ikintu abantu bumva ndebera hariya nkwereke hariya hari udutabo twanjye nariho ndasoma wenda nkwereke turi ku meza yego tubiri nariho nkubwira yuko iyo uvuze politiki ntabwo ari mu Rwanda gusa yego abo ubwira ugomba kubanza ukabasobanurira icyo politiki ubwacyo bivuze yego ko ntabwo ari ukupfa kubyumva ngo ugire icyo ubivugaho abo ubwira batarabyumva politiki rero nk'ubu maze ndaguha urugero kugira ngo abantu babyumve neza ejo bundi mu bwanditsi bwanjye bwa buri munsi mu bwanditsi bwanjye bwa buri gihe mu biganiro byinshi ntanga ahantu henshi abantu baba bashaka kuvuga bati ugamije iki urumva ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo ugamije iki ni ukuvuga ngo iyo ntanga ibiganiro usibye ko yewe ari byo namenyereye ari byo narabyigiye ndi umwe mu bantu ntabwo navuga ngo muri uru Rwanda gusa ni mu karere no muri Afurika no ku isi yose nagiye bikoramo igihe kinini cyane haba mu mashuri za kaminuza nyinshi zitandukanye ubu zigeze kuri 14 haba muri Amerika haba i Buraya hehe usanga abantu bakubwira ngo uyu ni umunyapolitiki ariko se umunyapolitiki bivuga gute ni umuntu w'umu-enjeniyeri ni umuntu w'umuganga ni umuntu wakoraga akazi ke yigiye tubere mu ngo yigiye yaba nk'umuyobozi mu rwego rw'igihugu bati yabaye umunyapolitiki ni ukuvuga iki se yabaye umunyapolitiki yabaye minisitiri yamara kujyamo yabaye kanaka abantu bati yabaye umunyapolitiki ariko mu by'ukuri ntacyo ubusobanuye abaye umunyapolitiki ate ko yari muganga abaye umunyapolitiki ko yari injiniya w'amashanyarazi abaye umunyapolitiki ate ko yari mwarimu kubera ko abantu baba batumva neza bakajya mu politiki ngo ni kujya mu nzego za leta zijyanye na ijambo rero na politiki y'igihugu ubundi politiki ni ukuvuga ngo ni imyumvire ni ubuyobozi imyumvire y'ubuyobozi bw'igihugu urumva neza icyo bivuga niyo haza amagambo menshi cyane hazamo ngo za demokarasi hazamo ngo uyu ni digitata ni ukuvuga ngo ni umuntu w'umunyagitugu ariko ni umunyagitugu mu buhe buryo igitugu yagikoresheje kuri nde cyagarukiye he ni ukuvuga gusa umunyagitugu kubera ko atagendeye ku mategeko ariko ayo mategeko nayo yashyizweho abo bose ariko ntabwo bapfa kuyakiraho gusa ko baba bashyizeho bikurikije umurongo igihugu kihaye nk'u Rwanda kugira ngo ngaruke ku kibazo wabajije cy'u Rwanda u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko bivuze iki bivuze ngo abantu baricara abanyarwanda baricara cyangwa baricaye batora inteko ishinga amategeko urwego aba bahagarariye ko bose ntabwo bajyamo mugatora abantu bazajya mu nteko ishinga amategeko aribyo abantu bita abadepite kuko ni ijambo ry'igifaransa abadepite nta munyarwanda usanzwe wari uzi icyo bivuga ni ijambo ry'igifaransa bivuga depute
dufite ni umuntu umwe muri abo ngabo bagomba guhagararira abandi banyarwanda mu nteko ishinga amategeko, bagahura bakumvikana ko amategeko bayashyira mu buryo, ariko amategeko nayo agendera cyangwa yagombye kugendera ku itegeko nshinga ry'igihugu abaturage bose baba baratoye. Kuritora no kuvuga kuki abantu b'abatekinisiye n'abandi bose bakavuga bati dore reka tugende mu gihugu cyose bazunguruka bagafata ibitekerezo by'abantu buri wese uko abyumva ku kintu runaka, noneho hakazamo rero kuza guhuza ibyo bitekerezo bigakora itegeko nshinga iryo rihoraho cyangwa se ryagombye guhoraho. Si ibyo ko hari igihe rihinduka rimwe na rimwe kubera babona igihe cyacyo ibintu bitakijyanye n'igihe abantu baba bagezemo, cyangwa se abayobozi nka perezida n'ubwo buyobozi ahagarariye cyangwa yagombye kuba ahagarariye bakabyiyumvamo ko bitagendanye n'igihe cyangwa n'ibyo bashaka, none bakabihindura. Ibyo rero hazamo ikibazo, kuko ubu ntibyagombye guhinduka. Byagombye guhinduka ari uko gusa hari impamvu ifatika y'igihe, y'imyumvire, y'ibindi, bati noneho harageze ko ibintu bihinduka. Noneho kugira ngo ibintu bihinduke, reka dushyireho n'itegeko bizagenderaho, ibikurikize itegeko kugira ngo igihugu gikomeze ari kimwe, kuko umuntu wese ni umwemerere, kandi umuntu wese icyo ushaka si cyo nshaka, icyo wifuza si cyo nifuza, imibereho yawe si yo mibereho yanjye. Bagashaka rero icyo kintu cyabahuza kugira ngo igihugu kigende neza. Ni ukuvuga ngo politike y'igihugu ni igitekerezo, ni igitekerezo abantu bahuriyeho, ni icyifuzo abantu bahuriyeho, ni itegeko abantu bahuriyeho kugira ngo gishobore kubahuza kibayobore. Byanseka abantu ngo primusi, ngo inzoga yitwa primusi gahuza miryango. Oya, ntabwo primusi ishobora kuba gahuza miryango, ntabwo bishoboka. Ariko abantu babishyiramo ari nk'imvugo yo kugira ngo ikwereke ko benshi bayihuriyeho, ni uburyo bwo kwamamaza. Ariko ubundi ahubwo iyo abantu banyoye cyane, ahubwo bararwana, bari bahuje bakabipfa, cyane cyane ko bamwe baba bafite n'amafaranga yo kuyigura, abandi ntayo bafite. Ariko byansetsaga gusa kuko nuko mba nkibutse nk'ako kantu, ko nuba wanteguje ngo menye uko mbitegura, ubundi iyo njya kuvuga ikintu cyangwa gutanga ikiganiro, ndabanza nkagira umwanya wo kugitegura, nkareba nuko abandi batekereza, nkareba nuko abandi babigize mo uruhare bifuza, nkabona gutanga ikiganiro. Ni isomo, niko ntanga amasomo. Ariko nk'ubu mbajije ushaka kumenya ibitekerezo byanjye, amahirwe nuko mba mbibona bikurikirana. Ni nabyo nakubwiraga, nyuma yo kuganira mu minsi ishize n'abantu, abantu bakambwira batari ko wowe mu miterere yawe, ndabizi abantu bajya bakubwira uriya mugabo turamukunda rwose, ni umugabo w'umuzaza ufatanga ibitekerezo bifatika. Ngira ngo nacyo gituma uhora ugaruka, nubwo rimwe na rimwe ibyo biba bitanyoroheye. Abanyamakuru benshi baza kunshaka, ntabwo biba binyoroheye, cyane cyane ko nta n'inyungu mbikuramo y'amafaranga, oya ntayo. Ariko nkumva ndyohewe kuko numva nubaka nanjye, numva nubaka igihugu, numva nubaka abasore nkawe ejo urogoye utaramara n'ukwezi, ariko ukazinduka uze kubaza ngo utaye umugore, uraje guzereka njye gufata isaha mbaze Profesa Maroga, mbaze kanaka. Ubwo nawe ni umucanga ubukora, usibye ko bamwe mujya mukabya mugatukana, mukasebanya, mukavuga ibyo mutazi, mukaba injajwa, aho mukaba injajwa ukababona ibintu by'ubujiji. Ariko nyene nkubwira nareba uko abantu bambwira, jewe ku giti cyanjye, haba abanyeshuri, haba nigisha cyangwa nigishije, haba abandi bantu b'abayobozi, bakambwira atari ko burya kuki
nk'iki gitabo nicyo nasohoye ejo bundi urebye nk'ifoto yacyo urabona ko umuntu artiste umuntu w'umuhanzi akagira atya akafata nka foto hari amafoto menshi nari ahantu ariko agafata ifoto nk'iyi that is hidden tears akayinyoherereza that is hidden tears ni ukuvuga amarira y'umugabo mu kinyarwanda bava guke atemba ajya mu nda ayeshe yewe rero nkabihindura akambwira ati burya ku cyo abagabo b'abanyarwanda nkumva biranejeje nanjye rero nkafata umwanya mwandika agatabo nkaka nubwo nabishyize mu cyongereza kuko wabibajije n'abana baba mu biganiro universitaire nukuvuga ngo daddy ni papa ni umubyeyi w'umugabo amarira y'umugabo ataboneka ni ayahe hiding ni uguhisha ni ukuvuga ngo amarira ahishe y'umugabo amarira agize ate ahishe y'umugabo batabona amarira y'umugabo batabona ariko abanyarwanda barakubwira ngo ntabwo abagabo barira nenda bikubwiye umuntu wese abavunitse cyangwa bababaye bose bararira yego ariko iyo batarira ntabwo bagongera ntabwo bavuza induru ariko bararira baba babaye gusa amarira yabo ntaboneka nandika iki gitabo ukareba iyo ni politiki nuvuga ngo ndeba politiki y'igihugu uko imeze ndeba uko ubuyobozi bw'igihugu bumeze ndeba uko abayoborwa bameze ndeba uko imibereho y'abaturage imeze nkavuga nti abarira ni bande abatarira ni bande mwandika igitabo nk'iki yego nubwo bitagaragara ku bantu benshi n'ibyo nawe nkawe nubwo nawe uri umusore ubu abantu bazi ngo uri muri paradiso kubera ko bazi ko warongoye bakubonye wambaye neza wirya n'umugore wawe yambaye neza cyane yamuseka ariko ntabwo bivuga ko utababaye kuko nta bibazo ufite ntabwo bivuga ko utarira abana iyo barizavuza induru ati dadi papa barankubise akaza arira n'amarira ajya ukamuhoza wowe rero nawe uguhoza wese uzahozwa nande abantu baba bazi ngo umugore wawe araguhoza nawe niyihojeje ahubwo warashaka kumuhoza wowe yego nta gushakamo ibyo udafite nibyo rero nise that is hidden tears ariko abantu bagaseka kubera ko ejo natanze ikiganiro kuri radio kuri teledisi abantu birirwa bampamagara ni Bugande mu Burundi hose naje gusanga ahubwo radio ikomeye cyane ya televiziyo abantu barampamagara cyane babonye gute kandi ubwo umwana wakishyizeho twaganiraga n'umwana witwa Dashima kubera ko nawe twaganiriye maze gutanga ibintu neza atanashaka kubyumva ariko basanga cyageze ahantu hose yero ni politiki ubwo muri politiki ya radio politiki ya televiziyo ni ugushaka ibiganiro ugashaka abantu bazi icyo ushaka kugeraho ukabahamagara ukabahanura n'igihugu nicyo gihugu ngo igihugu ni mwebwe ni abanyamakuru igihugu ni abategetsi abayobozi igihugu ni abaturage igihugu ni abatakinishe bavuga bati icyo tugendaho ni iki nko mu Rwanda rero urebye nk'imitegekere y'u Rwanda reka mfate n'ibihugu by'ibituranyi ubu ngubu muri iyi minsi ya vuba hari abantu bo muri Tanzania bazino akaza akampamagara kambwira ati professor turashaka kuza hari n'umuntu w'umuyobozi yari nka minisitiri cyangwa hari ikipe y'abatanzania izaza mu Rwanda ese muzamuje kuko yewe ntabwo ndi muri politiki ariko niyo politiki abanyarwanda bazi ko mvugana n'umuntu w'umuyobozi muri Tanzania bakibaza iyo nkuru nayikuye gukorera igihugu rero kigenda kuri politiki y'abantu cyane cyane iyo gifite abantu bari imbere barabihuza mwari mumbwiye muti njya kwandika kino gitabo narebye imiyoborere abayoborwa amarira y'abarira n'atarira mwari mumbwiye ko politike cyangwa se icyo cyerekezo cya politike ari igishyirwaho n'abaturage none abo baza kuba barira n'abatarira abarira ntabwo baba baragize uruhare mu gushyiraho icyo cyerekezo cya politike
abatarira bo kuki batarira hakaboneka abarira n'abatarira mwabibonye muti nibyo nkubwira ntawe utarira politike iyo ntabwo ntivura ntirira yego nta nubwo iriza nta nubwo irizwa abantu baririza ariko abantu bararira babiriza ntawe utarira nko mu Rwanda tugaruke mu Rwanda mu Rwanda nta muntu utarira ubaho mu Rwanda ntawe utarira ntawe ubaho ahubwo hariho abarira yabo ntagaragare nibyo nize hidden tears kuko amarira yabo aragira bakayahisha bagendeye kuri wa muco n'umuco uri muri ibyo byose kubera ko abagabo benshi umuco wabo w'abanyarwanda urakubwira ngo amarira y'umugabo ashoka ajya mu nda ni ukuvuga ngo ntabwo agaragara inyuma ay'umwana aza hano ku matama n'ahandi n'abagore noneho abantu niho nagendeye ariko ubundi nta muntu utarira kuko kurira se n'iki kurira yewe niyo bamwe hari abantu barire ibyishimo byabaye byinshi nabwo bakarira iyo ibibazo byabaye byinshi nabwo bakarira niyo ari bukeya bararira ahubwo barira amarira make nibyo nakubwiraga nk'iki ngiki nacyanditse kubera abantu twari duhuriye kuri aeroport barimo na minisitiri nakubwiye duhurira nka hariya nigiriye Zanzibar umwaka ushize mu kwezi kwa umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri oya ntabwo ari umwaka ushize n'uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri hashize amezi 6 ngiye kwiyanikira aka gatabo yego none ariko kubera ko twahuye noneho bakambaza mwishogora ntabwo ari no kwishogora tuganira mucokoza nyine ngira ngo ndebe uko yifata ndamuruta mu myaka benshi ndabaruta benshi abagaba benshi ariko ndamuco ku kibuga cy'indege urumva ngiye bantumiye ngiye mu kazi kajye ko kwandika ibintu bitagira aho bihuriye na politike y'ubuyobozi ahubwo bijyanye n'iki n'ubukerarugendo indimi n'ubukerarugendo byitwa language and tourism nge nari ngiye kwiyandikira urabona arimo nk'inyoni yego inyoni nyinshi ziba mu Rwanda abana benshi babona namwe mukiri batoye n'inyamaswa ziba mu Rwanda nyinshi ngiye kureba nicara ahantu nka Zanzibar mfite inshuti Tanzania nayo ibanye mu gihe kinini mbona ahantu nicara ndebe n'inyoni zaho n'inyamaswa noneho ndebe uko babyita uko nyinshi mba nzizi mu Giswahili ndebe mu Kinyarwanda byitwa ngo iki ni nk'ubushakashatsi ariko abo bantu uwo mugabo minister arahara n'ubaracyari minister noneho ndamubwira ndamukinisha ngira ngo twiganirire baza kumwakira abo muri ambasade no ku kibuga aca nka hariya noneho bati twebwe tujye ku murongo bo uko ari babiri bacamo noneho ndabasetsa mbwira uwo mukuru wa immigration ugenda ahuza ibibazo ku murongo atari ko bariya ko bagiye jewe mutababwiye ngo nibakuremo umukandara ubu niko bimeze ku bihuga byose by'indege ngo bakuremo umukandara bakuremo inkweto bakuremo ibintu byose noneho ngo imikandara inkweto ngo amatelefone bashyira hariya babanze bahite ndamubaza ariko afande uriya niko mbita abayobozi bariya ko bagiye kandi ko tuvanye i Kigali ndanabazi n'amazina ndanabaruta kuki mubarize giye mukambwira umuntu nkanjye we ngo ni nkuremo inkweto kubera iki baraseka barambwira ati bariya ni ba VIP nese bivuze iki ngo VIP ngo ni umuntu mu cyongereza ni very important person ngo ni umuntu ukomeye cyane umuntu important nta nubwo ari gukomera gusa ni umuntu w'ingirakamaro udasanzwe yego ufitiye akamaro abantu benshi n'igihugu n'ibindi bihugu noneho biransetsa ndavuga ariko wowe ugomba kuba utanabazi bati none pasiporo zabo dore ni diplomatique iyanjye se ntabwo ari pasiporo niyo none arandeba baranyitegereza ndamubwira ariko bariya bantu ndabazi ntabwo ari important kundusha ni nanjye niba ari VIP nanjye ndi VEP umugabo aranyitegereza ati bivuze iki ariko mu kugenda umwe aravuga ati professor ngaho mwirirwe none nambwiye nti VEP ni ukuvuga iki
ambaza ngo VIP no kuvuga iki ndavuga ni very experienced person uriya niba ari very important nigewe ndi very experienced nireba n'imvi zanjye araseka none ntiwabona navuga ngo professor ntiriro ngaho rero ubwo ntabwo ndi very ntabwo natariya yahise aseka nyine ati narandakuramo n'inkweto n'isakoshi yanjye arehaca ugasanga ariko anezerewe aseka iyo ni politiki ni politiki mpuzamahanga yo kuvuga atari ko uyu muntu ibintu ambwiye nibyo ntabwo bari yari very important kumurusha kuko importance se ni iki ntabwo yarebye ko ari umunyapolitike ahubwo yarebye icyo amariye abantu akamaro amaze muri sosiyete kuba rero uyu musaza professor agiye mu bintu by'ubushakashatsi n'ibitabo kuko niyarazi ibyo ngiyemo ariko ngewe nanjye kuko nkumva ngiye gushakisha ukuntu urabona harimo nk'abantu inyamaswa nkawe nawe wowe wa mwana we wakubwira ngo mbwira amazina 10 y'inyoni wongera ubwira amazina 10 y'inyamaswa wasanga nayuze reba abana bacu rero uko mubwira uti inyamanza ni iki ari ubwo bajya bavuga mu kinyarwanda bati ikinyoni kigurutse kitavuze bakita igishwi yego ubwo se umwana wa hano umwana ababuzukuru banjye cyangwa abandi batuma hano mu mashuri ya Kigali no mu mujyi n'ahandi igishwi azi icyo ari cyo reka da uwo mugani se umucire ngo inyoni zitagurutse ikinyoni kigiye kitavuze bakita igishwi kandi ntabwo nta nyoni yabonye n'abantu baciraga umugani ubwo uriso ubwo ibyo uvuga urabyumva politiki rero ni kwa kundi guhuza ibitekerezo nk'ibyo no kubwira abantu kwigisha abantu kumenya icyo bavuga aho bakivugira ingaruka zacyo kwigisha abantu kumenya icyo bakora aho bagikorera ingaruka zacyo kumenya abantu icyo barya aho barira n'ingaruka zacyo ibintu byose ibintu bibera mu gihugu cyose ukabiha umurongo njya nakubwiye iyo niyo politiki politiki y'u Rwanda rero noneho ngira ngo wenda nsoreze kuri icyo ngicyo ni ukuvuga ko bamaze kumenya gushyira ibintu ku murongo bitandukanye n'abagomba kubikora n'ibandi kuko nubwira umuntu ntabwo ngo setse sinanakugaye ariko wowe wa mwana we ntabwo nta politike n'imwe yagukoresha ikubwire ngo uve hano ngo ujye Zanzibar ujye kwandika ibitabo by'inyoni bijyanye n'amazina y'inyoni ujye kwandika ibitabo bijyanye n'amazina y'ibikoko ujye kwandika ibitabo bijyanye n'ubukerarugendo urabona nka hano nawe ubwo butahazi ariko ngemba amazi mbazi Zanzibar ibikorwa gutya ubukerarugendo rumeze gutya bikorwa gutya yego bukariba gutya icyo gihe rero politike ba minisitiri akubwiraga niyagarutse yaragiye aravuga ati najyanye n'umugabo reka no hatagira ugira ngo ndishongora ariko w'inararibonye ugenda yagera n'ahandi abantu bakamwubaha kuko nta nkweto nigeze nkuramo nta n'umukandara nigeze nkuramo ahubwo yagiye kubona nanjye ndamukurikiye batabigeze kuri kavuga ati wa muntu n'abandi ntabwo nivuga amaronga ntabwo ariyo wivuga niyo politike rero yaba mpuzamahanga yaba politiki y'ubuhinzi yaba politiki y'amashuri politiki y'uburezi ejo bundi narasetse umuntu babwiye minisitiri twari hariya i Gashora noneho twajyanye ejo bundi usibye najyanye n'abantu twiganye kera umutoye ufite imyaka 62 twari abantu barenze 25 noneho bavugamo umugabo w'umuminisitiri wese ninya kubivuga cyangwa narubwo mbisha umuminisitiri w'uburezi mu Rwanda yitwa Joseph Nsengimana tuganira twisekera noneho ariko ukuntu yajemo sibye hano byari bivuye nuko twavugaga aho yize twese tumuzi tuganira ari umwana muto yiga muri primaire twebwe bamwe turangiza za secondaire none ariko ugasanga
ugahita ubyibuka ukavuga uti uyu minisitiri ni urugero ufashe kuko biba binjemo muri nuza tukareba tuti uriya muntu aba akeneye abantu nkatwe azi neza azi uko twize turi benshi nawe akibonamo akajya n'ahandi akareba ibitekerezo by'abantu bize kuko ababizi ko twize wari umwana twe turi bakuru kandi twiga mu ishuri rizwi rikomeye ryubashywe akavuga ati reka njye kwegeranya ibitekerezo byabo tumugire inama ariko ntabwo nakwifata ngo ngiye kumureba ngo mubwire ngo umuhungu wa kanaka kubera ko ubwiye umuntu kamwe turiya muzi ari umwana babwira ni yego nibyo ariko turi bandereye agakura urumva icyo bivuga ndereye agakura nuko ngo umwana wigishije cyangwa umwana wabyaye cyangwa umwana w'umuntu uzi ari mutoya ugomba kwemera ko yakuze anagutegeka anakuyobora ariko rero aho kugira ngo agutegeke cyangwa ngo akuyobore akagisha inama igihugu kigatera imbere ngiyo politiki y'u Rwanda ntabwo rero wajya muri detail kuko politiki ni ikintu kigari cyane ntabwo wabishobora ariko nkubwiye ko ari uburyo mu ijambo rimwe mu nteruro rimwe ni uburyo bwo guhuza ibyo abaturage bumva bashaka bifuza byabagirira akamaro bikazabateza imbere mu buzima bwabo kandi ukaba uzi ko abantu bose bidashoboka yuko batekereza kimwe cyangwa ngo banezererwe kimwe haba harimo n'abarira ariko amarira yabo akajya imbere ahubwo ugashakisha uburyo abarira bangana iki bararizwa n'iki n'iki kibababaje nubwo batabikwereka wowe ukaba uri umuhanga urujijukiwe ku buryo umenya ikiriza abantu n'icyo abantu bishimira noneho akaba ari cyo ushyira mu bikorwa yego n'ubundi kw'iyo ntego cyangwa se kw'iyo mpamvu ya politike ku baturage ejo bundi nabonye bata muri yombi cyangwa se bafunga umudamu witwa Ingabire Victoire nawe avuga ko ari umunyepolitike by'umwihariko utavuga rumwe n'ubutegetsi buyoboye nguza abaturage cyangwa se akavuga ko hari ibyo ashakira abaturage kugira ngo bagurwe neza we mu kubireba mu iyo ndorerwamo ye kuki atandukana n'abandi cyangwa se kuki adashyigikira ibihari akumva akajya ahandi ni iki mwumva we agamije ku cyo giti kuko nimba hariho ubuyobozi hakaba hariho perezida hakaba hariho inteko ishinga amategeko umutwe wa sena bose bakaba bareberera abaturage hakavamo umuntu umwe uvuga ngo bino bintu barebera abaturage sibyo ndabona ibiri byari ibingibi abaharanira ukuri abari ibindi bimurimo ku cyawe gito bifata uti nta muntu n'umwe uba ari kamara yego nta n'umuntu n'umwe w'umuhanga kurusha abandi ku buryo wavuga ngo uyu ni umunyabwenge cyane kurusha abandi banyarwanda yego ntawe wowe ushobora kunyirebera ko utari ko Professor Maharonga ni umuhanga nanabizi rwose abantu barabibwira batari ko Professor iyo uganire turagukurikira n'ikiganiro cyanjye ubu ngubu hari upfa kumbona gusa cyaciye kuri Baraka TV akavuga ati dore wa musaza araje bakaza biruka akanabwira n'undi ati mbwino cyangwa akakimwohereza hari n'undi babona bati dore cya gihone cya kigoryi yanjajwa yanjije urumva nayo magambo injajwa injiji igihone igicucu ikipo byose noneho akaba navuga ati dore wa musaza w'imfura wa musaza ibintu nk'ibyo ni mu myumvire byose biva niho biva n'ubukire burya buva hano mu mutwe ntabwo ari amafaranga serivisi uriya mugore rero uvuga njyewe sinkunda no kuvuga abantu mu mazina cyangwa ku giti cyabo ariko nk'uriya nyine nk'uriya mugore uvuze Ingabire Victoire wowe cyangwa undi uwo ari we wese kwibaza ko ari umunyapolitike iharanira rubanda politike ni iki yabazanye ni iki nibyo nakubwiraga ngene kuri tuzabusanze nirebera kuko niyo tugisohoka urabona ko ari nadushyashya yewe mfite kukubwira nti yewe ngiye gukora politike y'imibereho myiza y'abaturage ngiye gukora politike
y'iki y'ubukerarugendo kuko byamfasha umwanya ndatekereza nsanga ahantu nzi East Africa yose ndayizi narahakoze mafitemo inshuti kandi zaba mu nzego zose reka ngende noneho nirebera ahantu njya nkahitamo Zanzibar ahantu nzi hari amazi hari ku nyanja ariko nzi ko ibintu byose bihari ntabwo hari inyamaswa hari biki ngiye kureba bo bazita ngo iki ese zitaboneka mu Rwanda ariko si ho honyine urabona nka mbaraciye mu Burundi amategeko nkareba muri Kenya nkareba Uganda nkareba South Sudan ibihugu byose bigize aka karere byewe bikanzindura ngashakisha amafaranga ngashakisha uburyo njyayo ngo ndebe uko abantu baho babaho uko igihugu cyabo giteye ndebe uko abayobozi baho bakora ndebe imico yabo imeze kwari nawe ugera ugasanga abantu biyambariye amakanzu gusa n'utugofero n'imirire imitekerereze ibidukikije cyangwa ibibakikije hari ubwo ajya avuga abantu bagaseka ngo ibidukikije yewe ntabwo binyikije nkavuga ngo ibibakikije nkavuga ngo uriya yitwa Bamuhoriki batari koko atitwa Bamuhoriki ukimwita niwe nyine ngo yitwa Bamuhoriki ntabwo ari je niwe abantu bagaseka kumabikira mu rwenye nanjye rero nanumvize ibibakikije ni ibiki nebe noneho mbigeranye n'ibidukikije hano nkagenda rero uriya mugore rero yewe ikintu ntarumva kugeza kuri uyu munota kimwe n'abandi bose uyu ni umuntu w'umugore wiberaga ahantu i Burayi niko bambwiye afite umugabo afite abana afite urugo araruretse rero ngo ararutaye aje mu Rwanda kwiyamamaza kuba perezida w'igihugu iyo ibyo n'uburenganzira kuri iyo mvuga n'uburenganzira bwe ariko niba bigeze gutyo agomba kwerekana icyo anenga uriho kuko uriho yashyizweho nyine n'abantu abo ngabo b'abanyarwanda uramunenga iki kugira ngo abantu bahitemo ibyo ngibyo unenga barebe niba ubifite icyo watuma wa muyoboro none uhuzanye barebe ko ari wo bashyigikira icyo ni cyambere cya kabiri nuko rero ngo niba abantu batakuzi batazi ibikorwa byawe aho ngaho waruri mu by'ukuri uramutse utarinjije yewe nka Professor Maronga nkubwira naragenze ndabona ko yabaga ndahazi ibora ndahazi narahigishije muri University ya Norvège nigije muri Amerika muri university baze kwigisha muri za kaminuza z'igihumbi 14 nakubwira ni ariya banza utuze ujyutse utuze ugenze make urebe ko igihugu kiyobowe ukirimo ukurikire urebe ugenda unenga ibyo ubona bitagenda neza ushake n'abandi bantu mwafatanya noneho muzane igishya cyatuma igihugu gitera imbere ariko wowe niba uje ugatangira kuvuga ngo gupinga uti nta jenoside y'abatutsi habayeho jenoside ebyiri jenoside y'abahutu nturana zunguruka igihugu ngo umenye ibitekerezo by'abantu wowe utangiriye aho ngaho urumva iyo ntabwo ari politike wowe nta munyapolitike ntabwo mvuga uriya gusa ndavuga muri rusange nta uba wibeshye icya kabiri yewe ndakubwira nka Professor noneho nishongore genda hamagara n'abantu bakampamagara bati Professor uzaza uduha ikiganiro ku bijyanye n'ubukungu bijyanye n'ubukerarugendo uduhe ibitekerezo ku bijyanye n'imibereho y'abantu ukuntu abagabo barira bashize muri iki gihugu bagenze gutya kubera ibibazo ibi n'ibi utubwire byagenze gute nabereka igitabo nabishakiyemo nabikarimo ubushakashatsi nanditse abantu bakampamagara ubwabo wowe rero uraje ufashe umwana w'umusore babiri mwebwe hano ngira ngo nirwa mu binyamakuru
ntawe mpamagara nagwamagaje oya nigeze mwamagara oya namenye gusa ngo kwakoze ubukwe ko aranumiye menya sinanagutwerereye kubera iki ko ntagutwerereye bamuntumira muri benshi nanjye nta n'amafaranga nifitiye nta n'impamvu erega ari wigeze unguriza se ntabwo ari inguzanyo uri n'umugabo umuntu wanitse kugutwerera ukaza hano ubwo bundi wavuga uti niyo nintwerera ntihagije kuko ntabwo uri buguha amafaranga ya nyaguhera seke mwebwe mwirirwa muyakorera none wiboneye umukobwa mwiza ugiye kubaka urugo rwawe urananyandikiye ngo ni nzaze kubutaha ngo nanagutwerere ntabwo ngutwerera no kubutaha simbutaha kuko nibere muri gahunda yanjye ariko nurakara ni sawa yakora yuje nacyo cyatumye nkwitaba ndavuga niyo mwana yakoresheje ubukwe sinamutwerera sinanabutaha ariko mu kinyarwanda wenda yabonagamo umushyitsi mwiza umusaza mwiza akumva yifuza ko nabutaha ubukwe ariko ibyo yifuza ntabwo ari ibyawe wenyine mfite n'abandi nari mu bukwe iriya mu Ruhenge bw'umugabo nzi kera witwaga Sembagare n'undi mudepite hariya ariko bakingije abantu uyu Sembagare nkabamuzi yari burugumesitiri wa komine yitwaga wa Burera yego ariko nkaba ndamubonye niba abantu yari depite se akantumira na burugumesitiri nawe ukantumira ngaho reka twumvikanisha ndajyayo abanyarwanda byavuga ngo habobera nareshya amaboko atareshya nahobera ntabwo ari nabyo ariko kuko nayo abona atahiye ubukwe ntabwo amaboko yanjye areshya n'ayabo njye mfite ayanjye rwose nta none nari ngiye kuyatira aya nuko gusa mbavuga ni nk'uyu nguyu n'uwo mudepite yantahiye ubukwe yego nkavuga ni akebo kajya iwamugarura nkumva nanjye ngomba kubutaha kandi yabona koko navuye i Kigali akishima yego kubera ko wese kuki yavuye ari ariko nakubitana none na burugumesitiri witaga Sembagare yari Burera ari umusaza ati nanjye umuhungu wanjye nakingije none bigatuma hari ikintu cy'icyizere n'ikintu cy'ibyishimo ubona mu bantu niyo politiki rero kubwira ni nabwo wari ubivuga muri demokarasi umuntu ajya ahashaka ariko ugize icyo ujyanye icyo abantu babona gifatika nibyo rero byuriya mugore masikini ya Mungu ubwo kizemo agaswahili masikini ya Mungu uvuga ngo mu cyongereza ngo poor woman ntabwo abafite abantu benshi bamwibonamo kubera ibitekerezo bye yego ntabwo afite abantu ntabwo ubushakashatsi yakoze ngo abone igituma buri munsi akora ibintu bakamufunga nuko aba yisha byose ni itegeko kuko politike igenda ku itegeko itegeko riravuga iki itegeko ryo mu Rwanda ntabwo ari ryo tegeko ryo muri Amerika ntabwo ari ryo tegeko ryo muri Iran ntabwo ari ryo tegeko ryo muri Amerika ntabwo ari ryo tegeko ry'i Burundi yego itegeko ryo mu Rwanda riravuga kimwe bibiri bitatu ugomba kubimenya kuko no mu mategeko baravuga ngo the ignorance of the law yego uko butazi itegeko icyo rivuga ntabwo bivuga ko ritagufunga ntabwo bavuga ngo baragufunga ntabwo rero buriya nuko wenda wagira ngo ndashinyaguye ariko uriya mugore arifunga nta muntu umufunga Ingabire arifunga niwe wifunga akifungisha kandi kufunga ni kwifungisha ugafungwa kubera wowe ubwawe ikibazo utabona nuko kwifungura bitazakorohera kuko ufunga si ufungura cyo gituma habaho ubushinjacyaha ubugenzacyaha nande n'ubucamanza ubugenzacyaha baragukurikirana pe niba udafite abagushinjura birakugora kuko abakugenza nibo benshi no mu buzima bw'umuntu rusange ku isi yose burya inshuti zibanye nkawe mbikubwirisha uracyari mutoya bariya bose bagutahiye ubu kugira ngo baragukunda oya ndabizi muri bariya basore bari bakugaragiye buriya harimo n'uwo wishakira guriya mugore wawe uraseka sha avuga ati wowe buriya mwari kumwe
bariya bwari kumwe buriya hari wabona gukumufata ariko ntabikwereke arira kumutwaye umugore ariko hidden tears wowe ukabona araseka ariko ntabwo yasekaga hari n'abagutwerereye atari uko bagukunda yego utazanavugira ngo ugiye kutagutwerera no kurwanga buriya harimo abagutwerereye ariko atari uko bagukunda ari uko bikunda yego akavuga ati yewe nkwerera Professor Maronga uriya muntu arubwo nazamukenera kandi azareba mu bamutwerereye ambonemo urumva ariho ariyubaka arikunda ariko hari n'abantwerereye bavuga bati masikini ya Mungu uriya mwana w'umutambyi uriya musaza we n'inshuti yacu batananzi neza cyane ataruko ngo barankunda gusa ahubwo baranyumva barasobanukiwe n'ibyo mvuga kabaga turiya mugabo umuntu agirwa n'abantu uriya nubwo ari professor nta mafaranga afite ntabwo yabona amafaranga miliyoni 10 ntabwo yabona amafaranga miliyoni 15 ntabwo yabona amafaranga miliyoni 5 zo gukora ubukwe kandi ntabwo tumutwera nkuko turi butwerere wowe narahira ntabwo bagutwerera nkuko batwerera ubaravuga turiya ni professor nuko ngo najya kujya muri sale gukodesha sale harakodesha sale yo kwirebero sale yonyine iri mu mutware miliyoni 5 uriya sa musaza arayakura he nayibukora arakiramo ibyeri Professor Nataduha byeri turage ntabwo byumvikana ariko wowe ufite kugenda ukabaha urwagwa ubu ntabakiro mu giturage rwose n'ibyo akareba cyane na sale wowe bakavuga bati uyu n'umwana ari mutoya Albert Barakani mutoya nawe ndeke kwisumbukuruza yikoresha ubukwe nk'ubwa Sembagare cyangwa ubwa depite cyangwa ubwa Maronga niyigire muri sale ireshya nawe ku mugani wawe yigire Remera Kimironko niho nigi Kimironko ha miliyoni 1 nayo kwigeraho wowe birakugora cyane wowe kugira ngo ugere kuri miliyoni abantu bagutwere miliyoni wowe bikomeye kurusha jewe ntabwo ari ukwishongora batwira miliyoni 10 ko no kuri kubuzima ni kubuzima bumeze ni nk'ibyo by'uwo mugore wavugaga kugira ngo ubone abantu bakujya inyuma bagushyigikire yego ntaho kiri kutareba kure kiri kutaza abanyarwanda ntabwo aricyo kimwe nuko bajya inyuma yande ya Perezida Kagame nishoboka we nutangira no gusa n'umupinga uramupinga urinde uri hehe uri kumwe nande kuyo n'umugabo uyu umuhanganye n'umugabo wanditse izina kubera ibikorwa bye haba iwabo mu rugo iwe mu rugo haba mu baturanyi haba mu gisirikari haba mu gipolisi haba mu bugerarugendo haba hehe wagenze abantu hanze avuga abanyarwanda ngo avuga ari kijyana nawe n'izina ryawe niratangira kugendamo neza uravuga Ingabire nk'ubu hari abantu babwira ngo Ingabire abantu bakumva witwa Ingabire Immaculée kuko ndabafite urundi abandi bakumva Ingabire kanaka kugira ngo uvuge ngo Ingabire Victoire bamwe ahubwo mwamugize mwatumye amenyekana bamwe babana abanyamakuru ni mu mwatumye amenyekana ntabwo ari ibikorwa bike yego kuko nk'ubu nkubajije ngo ariko ubundi yakoze iki mu muzi w'iki ntacyo nzingi ariko abanyamakuru kubera ko namwe mwikundira byacitse iyo ugicishijemo ugashyiramo n'ifoto ye ubwo namwamamaje yego mbonye n'amafaranga n'ubundi nawe yajya kuza none se ushaka gukodesha inzu i Kigali ubu ngubu cyangwa kuyigurisha nk'iyi yanjye rwose wampa amafaranga atanashaka kuyikodesha ni ukuri nayimuha ahubwo uzababwira abantu bashaka inzu nziza iryoshye y'abakire ngewe naramaze gusaza maze kuba mukuru nakwibera mu kaparite makangana gutya ntacyo intwaye abana banjye bose n'abakengeje mbonye umuntu uyikodesha hano aho yesi ubwo ntabwo ari ugukina ndabikubwiza ukuri yego nabibwira umugore nimba twigendere noneho bajye batwihera amafaranga twibereho ahantu hatoya ariko tubeho neza aho kuba mu nzu ingana itya twubakiye abana bakaba bamaze kubaka izabo
none turebe uyikodesha ni igitekerezo simbutubye ariko ubwo nayo ni igitekerezo ngo uyije ukuri yego nawe rero nuko yagombye kubara yagombye kubara n'abana akavuga ati ariko jewe ibi bintu njyanye ku banyarwanda n'ibiki reka nongere nishogore igenda kubwira nariko turiya professor nigishije aho ngaho atanageze ntabwo nzi ariko atarwaye mu mutwe tugahura yambwira ati professor ngira inama nk'ubyo byubaza iyo abari waruje kubimbaza njya mbona abantu bashwana hano ngo pasitoro nde ngo bishop kanaka ngo yagize ibibazo binibi ngo yabigiranye ngo Leskovia yabigiranye nande oya reka ngisha inama dukwereka nkwereka ukubikemura ariko niba ushaka kubiguma mu byivurugutamo cyo ni ikibazo cyawe nacyo gituma nk'iki kiganiro njya nibaza aho mubijyana sibye ko mugenda mugashyira kuri ngo YouTube ushaka soma ugashaka kareka ariko mwagombye kugira n'abantu mujya mubiha kwambwe muti umva icyo uyu mugabo avuga umva icyo uyu mugabo abwira rubanda umva icyo uyu mugabo abwira intiti umva icyo uyu mugabo abwira abanyeshuri umva icyo uyu mugabo abwira abaherutse kurushaka nkawe kurwubaka nkawe kuko wowe wangisha inama nkugira inama nagira umwana wanjye ejo bundi niyo nakugira kavuga umwana wawe ko ejo bundi twagize ubukwe wamugiriye inama ki nanjye se wayingiriye wowe ukagira imana yuko ariyo nanjye kandi ko nanjye ndi umwana nk'abandi abo rero nibo bagomba kubwira wowe mbere yuko ujya muri politike y'u Rwanda n'abanyarwanda mbere yuko wumva demokarasi ntabwo demokarasi yo muri Amerika ariyo demokarasi ya hano demokarasi yo muri Amerika igenda ku mico y'abanyamerika demokarasi y'abashinwa igenda ku mico y'abashinwa njye nubona nk'ubu ngubu nambaye gutya ngiye gusohoka ngiye kwita abanyamerika agira cyakikubitiramo igikabutura agafatana cya Coca-Cola kingana gutya akagenda kikoreye agenda agira gutya aha hirya muri Tanzania nabaye cyane umugabo witwa Magufuli yari president wa Tanzania je twaraniganye nabuze cyane ni wabo ndahaza twarakuranye turangana cyangwa twarangana yageraga ahantu akifatira ikigori ari muri kampanye agenda agiye mwajyaga mubibona fatira ikigori akivugura umuneke nanjye niko nabikoraga nakundaga n'imyumbati rwose bugura imyumbati bagashyiraho agasenda bokeje imyumbati ari ukuntu abatanzaniya bazi kuyotsa biriya narabikoraga ariko ngeze hano abantu bakandeba imikoze rimwe abantu bakandeba bati ntabwo ariko mu Kinyarwanda bakora ndabirika kuko nari nzi ko ndi mu Rwanda ariko nigiriye Tanzania ndabyumva harakubwiraga nka Zanzibar uko nahabaye mu gihe cy'ukwezi kumwe n'igice nandika iki gitabo bitandukanye uko mba hano ko ndagenda nkababwira nkagenda nanagerayo nkita umuzanzi Rwanda aho kwita umuzanzi bari banyita umuzanzi Rwanda Zanzibar ngavuga n'igiswahili cyabo ugeze urya saza bigatesha azirya nzima niba wajyaga mu bajiji wari ubujiji wari umugana w'abanyarwanda iyo ugeze mu bajiji rero ngomba kujya mu bajiji nzi ko numujiji najye burya sazi nkabanzi ko ngomba kuzirya naho kugenda nkazanye ibyage ngibyo ibyo abantu bagomba kwitaho mu rwego rwa politiki mu rwego rw'imibereho myiza yabo mu rwego rwo kubaho neza nibyo nifuriza abantu uba ari we wese ntabwo ari ingabire gusa nawe ndabimwifuriza kuko we bisa naho bimumereye nabi cyane n'abandi kugira ngo bajye bubaha Uwiteka bubaha igihugu cyabo baniyubaha kugira ngo baramire Bibiliya avuga ngo do wubaha so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha murakoze cyane Uwiteka bamwenyurira tutari twasoza gato cyane iminota mikeya nabonye kuri ya politike twagarukagaho ejo bundi twabonye kuri Yellow Paper nika benshi bamaze kumenyera iyo zina hazaho umugabo witwa Gatabazi Jean-Marie Vianney abandi batangira gutekereza nanone kuri Honorable Bamporiki Edouard ntago mbaraga afite n'ibiki byose ko nagiye mbona babimusabira nawe ashobora kugaruka muri guverinoma abantu babitekereje mu ubwo buryo abandi Bamporiki umugeragije nande nabonye Gatabazi Jean-Marie Vianney agaruka mu buyobozi hepfo dore n'umuturage wanjye yego abantu batangira bahise batekereza no kuri Bamporiki
ntabwo imbaraga Bamporiki afite ko akiri mutoya ni byagakwiye ko imbaraga za Gatabazi n'imbaraga za Bamporiki Gatabazi twari kumwe mu muganda rwose mbikubwire yewe nubwo nanamusatsaga ndanabimubaza tukiganira n'abantu bahari nkamubwira ariko bya bintu nari maze kukubwira mu kanya burya koko usibye ibyo amakuru bavuga n'ibyo shobuja utazi ikimuhatse ukuzi ibyo ari byo agira ate mbega ashaka areba iki ngibyo bya bintu nakubwiraga by'umuco utazi ikimuhatse agira gute abantu bahari nawe ubwira n'ukuri agaseka ariko ukabona ko nyine atisanzuye mu guseka aho nyibwirira urumva ntiyasubiza nyine ariko kubera ko jewe mu muco wanjye nanjye mba mbimubaza rwose tukaganira kuko nta deni mufitiye agaseka kandi ntabwo yabinyangira sibyo ko niyo yabinyangira zo yantwara ziki ntacyo yagutwara jewe mba ndumva ngomba kuvuga ibintu uko bimeze none ni nk'uwo Bamporiki uriya Bamporiki je muzi ari kiri minister ataranaba na minister anavuga ibya nyina avuga n'iby'iwabo n'amazina y'iwabo avuga nuko yizi n'abandi bamuzi nkamwe mwiganye ariko jewe abamuzi ariko se we muzi ibyo bambwira nibyo muzi ariko se we ibyanjye abyubahiriza ati nibyo ngibyo rero kuvuga rero ngo ubundi waguhaye ni uguha nawe ukongera yego jewe nshobora kumenya ko kanaka cyangwa se tuvuge Gatabazi yagiye mu Ruhengeri kuko nabibonye n'abanyamakuru babimbwiye n'abene wacu babimbwiye ko yahageze ariko jewe ibyo ntacyo mfite ntacyo nabikoraho ndabyubaha kuko jewe nanjye ndi umuturanyi kereka naza nagira ikibazo mu rwego rw'ubuturanyi ariko ibindi ntabwo jewe baba bindeba gusa nanabimusita nanabimuganiriza ntibyagenze bite kuno munsi wabaye mujije ariko uwamubwira akamuga ati none nabwo wawe wagiye ahubwo uri gisambo abafite no kubimubwira ngeze nabimubwira kubera ko ubwo naba ndengereye ariko wabimuhaye arabizi icyo avuga Bamporiki nuko Bamporiki ntacyo mbere yari afite hariya ejo naciyeyo ngiye kuri abo babyara banyari ahantu hari hoteli heze yagiye hehe niba ari twaganye ngo niba ari nkareba umugabo wabaga aho ngateri yarafunzwe ushaka kumufunga ushaka kumufungura nibyo nabyo ari nacyo nsorezaho ntabwo bari uriya aba yafunzwe n'umuntu wari we wese kandi wamufunze si umufungura yafunzwe n'itegeko atakurikije yafunzwe na politiki atamenya uko akina ngo uko yari gukina politiki ntabwo yamenye uko bayikina ahubwo iyo yamukinnye ngo hari abantu bagira ngo barakina politiki ahubwo bo iri kubakina noneho rero iyo gukina yo ikugezaho ishaka nyine ariko iyo uyikina neza umenya aho ikugeza ngibyo rero wamuhaye ashobora kuvuga ati mva wamuswa we nanjye kuvuga umugenga ariko nicyo kimugiswahira buriya ntabwo ari kuriya bakina politiki zacu z'iki gihugu si uko zikinwa none rero we wazikinnye nabi uranyerera uvunika ukuguru gusa icyo nagukorera ni ukukujyana kwa muganga na bene wanyu bagufashe ariko mwari hari ikintu abantu bambwiye ngo muzatwigiraho muzigaho nyine mukaduha niba ari nk'umurongo ngenderwaho simbizi yego abantu barabintumye bambwira ko tuzabivugaho nabonye ejo bundi Scovie usanzwe wera abanyamakuru abantu benshi bataramwumvise neza kubera imvugo yakoresheje avugira abanyamakuru bari bafunzwe akoresha imvugo abantu benshi batagize nabonye abantu benshi nubwo nari impuza ariko ari byo narabonaga mbona baba ko yubahutse uko ari ingare bavuze ibintu byinshi bitandukanye baravuga bati hakwiye inararibonye zigenga amahame n'imikoreshereze y'izi mbuga nkoranyambaga kuko harimo abantu bari kuza bakandagaza abandi n'ibiki byose sizi nimba Scovie amagambo yakoresheje kuri Minadef mwarayabonye cyangwa se ibyo abantu basaba mubona bikwiye nimba mubona bikwiye gwenda mwazabyiga mukatubwira ntabyo nzigaho reka nkubwire none ni kwa kangahe none ni kwa mbere ejo bundi usibye ejo oya kwa gatanu nari kumwe na Scovie twari tunicaranye yego
yaje nk'umuyobozi wa RMC twe twagiye gutoresha jewe nsezera yego ku buyobozi bwa ARG Association Rwandaise hamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda je nasezeraga kuri manda yanjye ya kabiri bari barangira ikizera abanyamakuru bose mu Rwanda nzirangije ebyiri nazokamo nuko na certificate ariko nushaka ndabikohereza nayo urebe aranyubaha cyane rero ariko tukamuhitamo kubera ko ari ntabwo ari kubera ko ari Scovia ni kubera ko abanyamakuru bamugira ikizere bakamutora ariko niba hageze akavuga ibyo badashaka nibyo by'ibyo byabamuhoriye hari ahantu ukina politike cyangwa ugakina nibi ariko uzi ngo urabikina ari byo biriho gukina byo bigukina nibyo nakubwiraga nimaze kwisobanura ntabwo bigarukaho ariko nka Scovia ashobora kuvuga ikintu kimwe kuko ni Scovia nyine Scovia ntabwo ari Maronga abandi bakavuga bati ariko nta nubwo yize nibyo hari ahantu aherutse gutanga ikiganiro naranabimubwiye twaraganiriye nariko wowe dore icyo ngukundira jewe nka Marunga ni ejo bundi warancekeje watumye imererwa neza ko agiye gutanga ikiganiro mu bagore women ministries benshi cyane abereka kababwira ariko bimwe burya abantu hari abanyabwenge harimo n'abahanga ubuhanga n'ubwenge n'ibintu bitandukanye ndeberanya nawe ijana ku ijana hari ahantu ubwenge abaswahili banabivuga neza barakuvuga ngo akiri subiramo akiri ni kamanywere ni kamanywere kila mtu anazaki ngo ubwenge ni nk'imisatsi umuntu wese agira iyo ndi kumenya uko ubikoresha rero niho hazamo ikinyuranyo kuko ubundi ari abantu bagira ubwenge bagira za diplome bagira nabizi nawe arabizi nta abo twari kumwe benshi b'abanyamakuru barenze 100 abenshi narabigishije ariko ntabwo bivuga ko nibajya gutora batora umuntu nkanjye wabigishije oya barareba baratora urajya mu nyungu zabo n'uzakoresha ibyo bize nk'uko bo babishaka aho rero ni nacyo gituma nsozerezaho ntabwo nakubwira atari ariko yarengereye yashyamba umuntu uvuga nanjye hari aho bivuga nagira hirya ngatekereza nkuko kambajije rwose kora ahubwo kuko hari aho nk'ubucuzi yavuze ati uriya mugore wirirwa ahetse abana ariya nibiki aturi yafunzwe urugo rwa kana karusenywe n'iki ngo n'ubucamanza ngo rushenywe bagafaranga urugo rushenywe n'ubucamanza wabyumva gutyo uyu muntu ntarara tabura kuvuga ko ubucamanza ari bwo gukora ibintu byiza by'amategeko byagere ku mategeko akaba ngo urasenye RDF bagira gutya ngo murebe ibi nibi utse ariko rimwe bamwe babivuga batarebye ngo yabivuze mu ruhe rwego cyangwa se yatangiriye he noneho yagarukiye he ese yahutse koko wifata agapande kamwe reba n'icyo yabivugiye ariko noneho unarebe n'uwabivuze yabivuze nkande kuko nawe ufite kumuhamagara none se Scovia akomeye kurusha minister hoya no ariko mu rwego akoreramo wowe rw'abanyamakuru ntabwo ari rwo rwego minisitiri runaka akoreramo minisitiri agomba no kwitonda cyane kurusha uko umunyamakuru ntabwo ari kwisanzura ni kimwe n'uburenganzira bwabo bose bafite ariko uyu nguyu hari ahantu uko ni nk'imikino yose iraryoha ariko burya mu mukino habamo football umupira w'amaguru amategeko y'umupira w'amaguru n'amategeko y'umupira w'amaboko basketball cyangwa volleyball na smash hari aho smashinga ufite gusmashinga muri basket ariko muri football ntabwo smashinga smash muri wa smashinga uzibeshye smashinga muri football ntabwo bibaho amacenga aremewe muri football amacenga aremewe muri basket ariko ntabwo smashinga muri football nibyo rero mugomba kujya mwigaho nimufate ikesi imwe cyangwa murebe ngo kanaka byagenze gutya ahubwo bifate hamwe muri rusange ureba amategeko abigenga agena iki ahatega iki ngiki bigenda gute arbitre
ba arbitre no muri basketball na ba arbitre muri football ntabwo ari cyo kimwe arbitre muri football agomba avuga yiruka akurikiye n'umupira nawe nubwo abari inyuma yawo bamba bari mu kibuga naho arbitre wa volleyball na basket abahagaze ahantu hejuru kandi ukagira gutya ushatse wanamurika kabu so ni ibintu bitandukanye abantu bagomba kwigaho bakabitekereza neza nawe rero niba bibaza icyo Professor Maronga abivuga ku giti cyanjye ujye ubaha telefone yanjye babwira utari kumwibariza abo ngabo bashaka kugira gute cyane mushaka ko mbibaza ukagitegura icyo ukakimpakare nkakigaho nkareba uko amategeko abivuga none nkakubwira uko warenganye n'utarenganye ibyo nabyo nabikora ariko nawe ukajya wibuka kugira gute icyo gihe rero maze hafi isaha yose ubu umwuka wanjye nkoresheje ko mutajya mu mpemba ntunavuge byibura utari ko wa musaza ibyo uvuga nibyo urisekera gusa utumva wewe cyagiye mu bukwe bwawe waragiye urangije ujya kwifata neza ariko hari undi nk'amarongo wawe nabo bagufashije guseka nubwo ndagusekeje ariko ugomba no kuvuga uti cyangwa abantu bawe ubu ngubu ntiyaburamo nk'imfura y'igusetsa isetsa ibi ngibi akavuga ati Professor uri imfura gusa jewe dore ngwino gusengerera nahita ngenda niruka ngaho Uwiteka kugirire neza uwo nabone ko uzamubwira uti mumpamagara araza yigeze kubaho umwe kera ariko ngo aza guhura n'akaga ese byaje kugenda bite aracyari nguko ntabwo atazagira ngo umugabo aranyikundira ariko simenye ibye ariko ati uzanzanira uwo mugabo twiganirire nuko yaba ngize Sagihobe ntabwo ndi Sagihobe at all nta nubwo ndi Imandwa never umugabo wiyubashye ukomeye kandi rirusha nkoresha ikaramu gusa n'umutwe nka ya ndirimbo y'umuturanyi wanjye ukunda kuririmba ngo maze ubwenge n'umutima bikorera urayizi iyo ndirimbo nkoresha ubwenge n'umutima n'ikaramu Uwiteka akumwenyurira murakoze cyane.